mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 20 Nzeri umwaka 2025 nibwo Umuhoza Eritrea yegukanye ikamba rya Nyampinga Miss wa Uganda 2025 ariko ushyira 2026 ni ibirori bibereye ijisho byabereye kuri Sheraton Hotel iherereye mu mujyi rwagati mu mujyi wa Uganda Kampala. Kuri ubu zimwe mu nkuru zikomeje kuvugisha abatari bake muri iyi mihanda nuko bakomeje kuvuga ko Miss Muhoza Eritrea ari umunyarwanda, bityo Uganda ikaba yaragize umumisi w'umunyarwanda. Ibyo ntabwo nshaka ko tubitindaho, ahubwo reka twibaze uyu Muhoza Eritrea yaba ari umugande cyangwa umunyarwanda ubusanzwe ni muntu ki? Yavutse he? Avukira he? Twakomeza katwibaza yanyuze mu biki kugira ngo uyu munsi abe ari we wambaye ikamba rya Uganda. Karangire mbasuhuza, muraho isi manesi iri muri kumwe. Imana, ubutunzi, amafaranga nibyo mbifurije. Aho wageze ni kuri Ragarazi ya Africa, ngaho ngiye umva kunyakira amajwi amazina y'Urunyangizi Egide. Mwese kambaye ikaze mu kiganiro. Umuhoza Eritrea ni umukobwa w'imyaka 22 y'amavuko, akaba asanzwe ari umucuruzi. Abaye Miss wa Uganda asimbuye Miss Natasha Nyonyozi wegukanye iri kamba mu ijoro ryo ku itariki 3 Kanama umwaka 2024. Ku bijyanye n'imyigire, Miss Muhoza Eritrea yasoje amasomo ye mu ishuri rikuru rya Uganda Aviation Academy, ari mu banyeshuri b'indashyikirwa. Tutanirengagije ko yanahawe ishimwe rikomeye n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere International Air Transport Association. Gusa mu 2024 yagizwe umunyeshuri w'indashyikirwa mu ishuri rye. Ubwo yamamazaga, Miss Muhoza yagaragaje ko afite umushinga yise Empowering Mothers in Uganda, AMU mu buryo bworoshye. Hano yasobanuraga ko binyuze muri uwo mushinga azafasha abakobwa n'abagore babyaye bakiri bato n'abandi mu miryango itishoboye binyuze mu guteza imbere uburezi ndetse no kurengera uburenganzira bw'abagore. Uyu nyamwari yiyamamaje agaragaza ko uyu mushinga yarasanzwe yarawutangiye kuko umaze kugira uruhare mu guhindura ubuzima bw'abagenerwabikorwa batari bake. Akavuga ko aramutse atsinze yarushaho gukora neza. Muhoza Eritrea akunze kuvuga ko umuntu afata nk'igitekerezo ari nyina umubyara, kuko ngo agera kwihangana, guhatana no kubaho ubuzima bufite intego ndetse n'igisobanuro. Miss Muhoza Eritrea yegukanye ikamba ahigitse abarimo Faith Kirabo ubaye igisonga cye cya mbere, harimo kandi Agatha Drake Kayina aba igisonga cya kabiri. Tutanirengagije ko harimo Amina na Robega uzwi watowe nka Nyampinga wakunzwe cyane, Miss Popularity n'abandi benshi bari bahataniye iryo kamba. Muri iryo rushanwa abandi batsindiye ibihembo byihariye barimo Patricia Nairuba yegukanye iry'umukobwa wabaniye neza bagenzi be, Miss Congeniality. Harimo Agatha Drake Kayina aba umukobwa uberwa n'amafoto, Miss Photogenic. Rebecca Akamurira yabaye Nyampinga ufite impano, Miss Talented cyangwa Miss Talent, mu gihe Faith Kirabo yatsindiye ibihembo ndetse n'abandi benshi batandukanye. Miss Muhoza Eritrea aba Nyampinga wa Uganda wa 2025-2026 asimbuye Miss
Natasha Nyonyozi uherutse kwitwara neza muri Miss World 2025 akegukana ikamba rya nyampinga ufite ubwiza ariko berekejwe n'intego, beauty with a purpose. Ndagushimiye kuba wamaye umwanya tukabana hano kuri Ragarazi Africa. Nge mwabanaga amazina n'igeno yageze Jide. Mukomeze unogerwe n'izindi gahunda zose umuyoboro mugari wa Ragarazi Africa ukomeza kugenda utegura kandi ukomeza kugenda ubagezaho.